Ese wari uzi ko imico yawe cyangwa se imyitwarire yawe, disipurine yawe ari cyo kintu ucuruza? Ese wari ubizi yuko izina ryawe ari burande ikeneye kubungwabungwa? Ese wari ubizi yuko imico yawe cyangwa imyitwarire yawe ari cyo gishoro, ari cyo kintu ushora mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo ubeho? Wowe uteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo, ndongeye nguhaye ikaze. Reka uyu munsi tuganire ku bintu bitatu by'ingenzi bigize umuntu uwo ari we wese cyangwa ikiremwa icyo ari cyo cyose abantu bose bagukikije bafite, bagendana, babana nacyo muri ubu buzima bwabo, ariko bitewe no kutakimenyera agaciro kabyo, cyangwa ibyo bintu bitatu bitewe n'uko tutazi agaciro kabyo, cyangwa bitewe n'uko tutajya tubyubaha ngo tubihe agaciro bikwiriye, tugakomeza guha agaciro cyane amafaranga, imodoka ndetse n'ibindi bintu nakwita ko biri luxury. Bikaba bitumye abantu muri iyi si bamwe na bamwe babayeho nabi kubera kudasobanukirwa iki kintu. Wowe unteze amatwi nguhaye ikaze. Ubundi kirazira gutunga amafaranga utayamerita. Niyo mpamvu iteka iyo akugezeho utayamerita ahita yigendera. Umuntu wese utunga amafaranga, ibi bintu tugiye kuvugaho byo aba yarabimenye kera. Ahubwo wowe ugiye kubimenya nonaha, nawe injira mu ruziga rw'abantu bagomba gutunga amafaranga, kuko ibi bintu ugiye kubimenya. Ubundi tukivuka twese tukiza muri iyi si, ukisanga ugeze muri iyi si, nta muntu n'umwe uvukana amafaranga. Nta muntu n'umwe, mbisubiremo, uvukana n'igiceri cy'ijana mu mufuka we. Ahubwo ikintu twese dukura dufite, ikintu twese dukura dutozwa, ikintu cya mbere duherebwa ubuntu, buri wese bahita bamwigisha akantu kitwa kugira ikinyabupfura, kwiga guca bugufi. Ese wari ubizi yuko ikinyabupfura ariyo product cyangwa se ari cyo gicuruzwa ujyana ku isoko buri munsi kiguhesha ari amafaranga yose wirirwa ukorera? Ushobora kuba utari kubyumva neza. Birashoboka ko nawe unteze amatwi muri aka kanya hari abantu waba usuzugura, waba uri kwikontorora muri aka kanya ukavuga ati se ko ndi indisipurine, ko hari abantu njya nsuzugura. Ibyo ngibyo bikaba bigiye gutuma utangira gutekereza ko ndi kukubeshya ko ikinyabupfura atari cyo kigutunze, cyangwa ikinyabupfura ufite ari cyo kigutunze. Ariko reka mpite nguprovinga wrong. Birashoboka ko abo ngabo bose witwaraho uko ubonye cyangwa witwaraho uko ushatse, nta kintu bakumariye mu buzima bwawe. Ongera wikontorore neza. Abo bose witwaraho uko ubonye, utajya ushaka kwereka disipurine cyangwa iki, nta kintu bongera mu buzima bwawe, nta kintu bamariye ubuzima bwawe. Ariko nimba uri umucuruzi, umukiriya wawe wese ukugana umwakirana disipurine. Nimba ukora muri serivisi, ukora mu bigo bitanga serivisi zose utanga, abakugana bose uzibahana disipurine kugira ngo abe ari we bazajya bahora bagana buri munsi. Iyi si abantu bose aho bava bakagera, iyo bafite icyo bashaka, baba bashaka kugikura ku muntu bitayeho. Kandi kwita ku muntu kwa mbere ni ukumwubaha. Kwita ku muntu kwa mbere ni ukumwereka ko uri kumwumva, umuteze amatwi. Rero disipurine nicyo kintu cyonyine kigutunze. Umuntu wese uzi ko afite disipurine nkeya, ubwo nticyumvikana neza ko adafite produit nyinshi ajyana ku isoko zigendanye n'umusaruro abona. Umuntu ufite disipurine nkeya, of course, iyo akorera umuntu baramwirukana, akisanga ahora ahindaguranya ababosi, ahindaguranya akazi. Ntago ajya agira umwanya wo kwicara ahantu hamwe ngo avuge ngo ubu ngiye gukorera amafaranga nzayashora mbyarira inyungu iyi n'iyi. Ntago ajya atekereza ngo wenda nanjye ejo cyangwa ejo bundi ndakora ahangaha, abantu nzamenyanira nabo ahangaha, nzabifashisha mbabyaza umusaruro no mu bundi buzima. Umuntu wese utagira disipurine ntafite n'ubuzima bwiza muri iyi si. Nimba uzi ko ubayeho nabi, nimba uri kubona nta buzima ufite, ongera wikontorore urebe disipurine ufite ni disipurine nyabaki. Ese disipurine ufite irahagije? Nubona disipurine ufite idahagije, wicare wigaye, witotore, winononsore, wongere wishyire ku murongo kugira ngo urebe yuko wabasha kubaho, mwana wa mama. Hano hanze kubaho bidusaba kugira ikinyabupfura, wabishaka utabishaka. Kugira ngo ibi bintu bishyire mu mutwe neza ubigendane, ibaze yuko n'abakobwa bigurisha cyangwa se indangamirwa, njya numva ariyo mazina babita, nabo bibasaba kugira disipurine mu kazi bakora kugira ngo barebe yuko baza gucyura amaronko. Umumaro wa disipurine, abateye imbere bagutanze kuwumenya. Nawe nimba uwumenya aka kanya,
tangira ubigira intego, tangira wumve ko kugira disipurine ari bimwe mu mahame ukwiye kwihora wicungaho mu buzima bwawe, ariyo mahame ukwiye kujya uvugurura mu buzima bwawe kugira ngo urebe ko wagira ubuzima bwiza. Reka tugendane n'ikindi cya kabiri. Izina ryawe ni brand. Izina ryawe ni brand. Izina ryawe ni brand. Ibi bintu mbivuze gatatu. Izina ryawe cyangwa se amazina witwa niyo atuma tukumenya. Iyo amazina yawe, kadukoresha urugero rworoshye, nimba ikipe ufana ari ikipe ihora itsindwa, ujya ubibona ukuntu cyangwa se ujya ubyumva ukuntu iyo kipe isa nk'aho igabanyije agaciro kayo, igabanyije ubukana bwayo cyangwa se n'igitinyiro cyayo mu gihe icyo ari cyo cyose igiye gukina n'andi ma ekipe. Nimba cyangwa se Ubushinwa murabizi ukuntu bwamenyekanyeho ikintu cyo kuvuga ngo bikora pirate, ngo Ubushinwa bukora kopi. Ibyo bintu bituma neza ikintu cyose kiva mu Bushinwa abantu batekereza ko ari pirate kandi bagira n'ama original. Rero nawe brand y'izina ryawe ni wowe wenyine uzagira ukuri branding. Ikintu hano ukwiye kumenya abakire bamenye mbere yacu, bazi ku brandinga izina ryabo. Branding ni isomo ukwiye kwiga ku giti cyawe, ukwiye kwiga ukwaryo, kwiga ukuntu wimenyekanisha mu bandi, kwiga kumenya ukuntu abandi bagufata. Hari nimba ari nabyita depressions ziri mu bantu hano hanze, ukumva umuntu arifata akavuga ngo njyewe ibyaba ari yuko bantekereza, ibyaba ari yuko bamfata ntacyo bimbwiye, ngo icyambere ni uko batangaburira, ngo icyambere. Ibyo ni depression, ibyo ngibyo ni ukwiheba. Izina ryawe, uko abandi bagufata, ibyo ni ibintu ukwiye kwitaho mu buzima bwawe, kuko ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bitunze cyangwa se bizagutunga mu buzima bwawe. Abantu nibaba bazi ko uri umukobwa ariko ukaba uri indaya, bizakugora cyane kubona umugabo. Abantu nibaba bazi ko uri umuhungu ariko ukaba uri indiscipline, ukaba uri umujura, bizakugora kuba wabona umuntu ukugirira icyizere. Abantu nibaba bazi yuko utanyurwa cyangwa se undi muco runaka uwo ari wo wose abantu baba bakuziho, kabone n'ubwo waba utawukora, nta kabuza byangiza kariyeri yawe. Niyo mpamvu muri sosiyete ubamo, mu gace akari ko kose ubamo, mu mafuti yose wakora, ikintu cya mbere ukwiye guharanira ni ugucunga izina ryawe. Ibi ngibi byo abateye imbere babimenye mbere yacu, kubera ko babizi ko icyo bacuruza ari icyizere bagirirwa n'abantu, icyo bacuruza ari cya kinyabupfura cy'uburyo bakira abantu. Tumean ko bazi neza agaciro k'amazina yabo. Njyewe Manzi nzi agaciro k'izina ryanjye, ngerageza kubungabunga image yanjye mu bandi. Ese wowe ibyo bintu ujya ubigerageza? Ese wowe ibyo bintu ubundi ujya ubizirikana? Nimba ibi bintu bitari biri mu mubare w'ibintu witagaho mu buzima bwawe, ongera ubishyire kuri list, kuko ibi ngibi biri mu bintu bizagufasha kuba muri iyi si. Aha ngaha turimo turaganira kuri blueprint yagufasha kuba muri iyi si neza, ukabamo unezerewe kandi ukabamo ubona buri kintu cyose wifuza mu buzima. Nibyo bintu turi kugerageza kureberaho aha ngaha. Ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma tugiye kuganiraho muri iki kiganiro ni imyitwarire yawe. Remember, hari discipline twavuzeho, ariko noneho imico yawe. Hari discipline ariyo imyitwarire yawe, hari na your habits aribyo imico yawe, ibikuranga ni ibihe. Ubundi mu buzima bwawe ibi bintu bitatu tuganiriye ni ingenzi, kandi nawe iyo ujya guhitamo, nimba uri umunyabwenge ukaba ujya guhitamo inshuti mugendana, ibi bintu wakabaye ubirebaho. Imico yawe ya buri munsi, ibintu bikunezeza, ibintu wumva ukora ukumva uranyuzwe. Nimba ufite imico mibi, of course ntibyumvikana ko n'imyitwarire yawe izaba idahwitse. Imyitwarire yawe niba idahwitse, nticyumvikanisha ko nawe muri sosiyete uzaba ugaragara nk'uwananiranye. Iyi myitwarire yawe rero aricyo cyitwa habits turi kuganiraho, nicyo gishoro. Iki ntago noneho ari product, ni investment. Imyitwarire yawe nicyo gishoro. Nimba ufite imyitwarire myiza, iyi ngiyi niyo uzashora, niyo izagutunga. Remember,
turimo turaganira bwa mbere nabanje ndakubwira ngo discipline imico yawe, uburyo witwara mu bandi. Ibi bintu ndi kubivanga, reka nse nkubisobanura kugira ngo tubyumve neza. Twaganiriye kuri discipline, tuvuga ku izina, ubu ngubu tugeze kuri habits ni imico. Hope ko ndi kubivuga noneho neza mu Kinyarwanda. Rero habits zawe niyo investment, nicyo gishoro ushora buri munsi. Habits ari byo iyo mico yawe ya buri munsi igenga ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niyigena neza nimba urakunda umurimo, niyigena neza nimba uri bwumve ko, niyigena kuba waba accepted no mu bandi, abandi bantu bakadmayaringa imico yawe. So to mean nimba ukeneye kugira status nziza mu bantu, urasabwa kugira imico myiza. Nimba wifuza ko iyo mico myiza yawe iryoha, cyangwa se sindi kubona ijambo ryiza ryabivuga kugira ngo byumve nk'uko nifuza kubyumva, ariko hopefully ko nizeye ko wabyumvishe nk'uko nifuzaga kubyumva. So to mean nimba waneze amatwi, nizere ko uyu mwanya utabaye imfabusa kuri wowe, kuko inzozi zanjye ni ukubona dufite sosiyete nzima. Inzozi zanjye ni ukubona dufite sosiyete itarimo abantu bihebye, irimo sosiyete y'abantu bagifite inzozi zo kuba bavamo abantu bakomeye, irimo sosiyete y'abantu bakifuza guhindura ubuzima bwabo. Niyo mpamvu bimwe mu bintu bya mbere ibiganiro nkora muri iyi chapitre yacu, kuri ino playlist yacu isi y'abagabo, ari ibiganiro bishishikariza abantu gukora, bikanabashishikariza kwimenya. Reka nsoze muri iki kiganiro nkubwira ko goal y'iki kiganiro, icyo nifuzaga ko watahanamo, nuko discipline yawe ariyo produit, cyangwa se ariyo product ufite mu buzima bwawe. Izina ryawe rikaba ariyo brand y'iyo product ufite. Noneho igishoro cyawe bikaba ari imyitwarire yawe, imico yawe akaba ari cyo gishoro cyawe. Ushobora kuba utari kubyumva neza, kadukoresha wenda ijambo, wenda kadukoreshe nubwo bataduhembye, ariko kugira byumve neza kadukoreshe inyange. Inyange ikora amata, ayo mata ni produit, ariko izina inyange niyo brand. Igishoro bashoye mu nyange ni amafaranga bashoye yo kugira ngo uyimenye, kandi warayimenye. Amafaranga, igishoro bashoye ni amafaranga bashoye yo kuyigeza ku isoko. So to mean, tubigereranyije n'inyange, wowe discipline yawe niyo mata yawe, izina ryawe rigereranye niyo brand. Noneho igishoro cyonyine ufite, wumva ukuntu bitanagoye inshuti yanjye, igishoro cyonyine ufite usabwa kuba ufite, ni ukuba ufite imico myiza, ni ukuba ufite imico yemerwa na sosiyete urimo. Gabanya kwigira umurara bro. Ayo mafaranga ushaka ntago beneri izayacuranga iyakuzanire. Ayo mafaranga ushaka, ubwo buzima bwiza ushaka buciye mu butunzi bwo ko uzaba wakoze, ayo mafaranga uzayahabwa n'abandi. So kwigira umurara, wakwigira badman, wakwigira ute, ntibikunda. Niwiheba uzaba wiyangiza. Icyo nshaka kuzirikana ni uko ubu buzima atari ubw'abantu bafite intege nke, ni uko ubu buzima butari ubw'abantu bafite amarangamutima yoroshye. Remember, this life doesn't belong to the weak people, doesn't belong to the weak society. Ni inshingano zawe gukomera, ni inshingano zawe kumenya guhangana n'ibibazo. Muri iyi si, igihe cyose ukiyirimo, igihe cyose ukiri guhumeka hejuru y'ubutaka, nta hantu uzigera ucikira ibibazo, nta hantu uzigera ucikira ibintu bigoranye. Ariko wowe ubwawe uko ubyakira, uko ubibona mu buzima bwawe, uko amaso yawe n'ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe bibibona, nimba ubibona ukabibona nk'impinduka mu buzima bwawe, nimba ubibona ukabibona ko ari cyo gihe kigeze ngo uhinduke, ko ari cyo gihe kigeze ngo nawe uhindure,
paje y'ubuzima bwawe uri kubamo cyangwa wabagamo, nta kintu kizigera kigutera ubwoba. I always wonder, ni ukubera icyo abantu batinya guhinduka k'ubuzima. Twiga muri maternelle, byageze igihe tujya muri primaire, twavuye muri primaire biba ngombwa ko tujya muri secondaire. Amashuri ukagenda uyaflipinga, uyahindura uko ubishatse, uko igihe kigeze ugahindura, and ukaba wumva yuko ubuzima bwo buzakomeza gutembera mu buryo bumwe. Nimba uri kuba mu buzima bwiza ukumva ko ubuzima bugomba guhora butembera mu byiza gusa, no, ntabwo ari uko nguko ubuzima bwubatse. Ubuzima bwubatse ku buryo ari ama ups and downs, n'ibyiza n'ibibi bigenda biba uruhererekane kugeza tuvuye muri ubu buzima. Iyi philosophy yihishe inyuma y'ubu buzima, numara kuyumva yuko ibyiza bigomba kuza mu buzima bwawe ariko ntibibuze n'ibibi kukugeraho, ukamenya uko uzajya uhagarara mu gihe ibintu ari byiza, ntiwishime cyane ngo urengere nk'aho udamarara umere nk'aho byarangiye, ukamenya n'uko uzajya witwara mu gihe ibibi bije, ntiwumve yuko isi igeze ku musozo. Ibi bintu bizagufasha kuba muri iyi si ufite balance. Ikintu nakwibutsa kugira ngo ubashe gushobora iyi si ni uko wajya ugerageza ugasenga, wajya ugerageza ukegera Imana. Yes, nabyo buriya birafasha. Reba hasi nimba wakoze subscribe, utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Nezezwa cyane no kubona nabanye nawe, nezezwa cyane no kubona comment zimbwira yuko ibyo nakubwiye byakugiriye umumaro. Kubikora ni inkunga ikomeye cyane kuri njye, kuko numva ko ibyo nkora hari abo bifitiye umumaro. Ciao ciao.